ikaze kuri za filime TV, za filime zigezweho kandi za filime nawe uzi. Uyu munsi rero abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga mwakomeje kugenda mubona amakuru, intambara yashowe n'umu influencer witwa Kazungu ka boss kuri Instagram. Yagize ati uyu mukobwa ndetse na Nyambo ninde mubona uzaba Shadibu w'ejo hazaza. Nk'uko mumaze iminsi mukurikirana series yitwa My Heart series, Nyambo we muramuzi bihagije pe ari n'impumyi, mwambonye ko aba ari icyuki rwose. Uyu mukobwa rero bari kubagereranya, ku bantu batamuzi, yitwa Uwera Judith cyangwa Judith bitewe n'aho wize. Yamenyekanye cyane kuri TikTok, amenyekana cyane kandi muri filime y'uruhererekane yitwa Urugo Rwanjye. Kuri ubu kandi arimo arakubwiza ukuri kw'ibintu byamubayeho mu rukundo. Uburyo umusore yagize gutya akamuhemukira akavuga ati nubwo usa utyo wapi njyewe ntibyavamo. Ushaka kumumenyaho byinshi cyane wajya kuri YouTube channel ye yitwa Uwera Judith, ubundi ukamukurikirana ukamenya umuntu bari kugereranya na Nyambo wacu ati ni muntu ki. Gusa nk'uko bisanzwe abanyarwandakazi ni beza. Subscribe kuri za Film TV ubundi nawe tubwire uko bimeze.